Bwana Koroneli Patrick Ruhindisha Ngirabatware Egide. Koroneli yego, ibintu bya kiringi mashini ubiziho iki? Sobanura kuri kiringi mashini twumve ibyo ari byo. Yego nizo za kiringi mashini, yego uvuga ngo zaba Kagame ngo miliyoni n'ibindi. Bwana Koroneli Ruhindisha, afande wawe ngo uramuvugaho iki? Nizo za kiringi mashini, Yego uvuga ngo zaba Kagame ngo miliyoni n'ibindi. yego kurimo gutangara kandi ari wowe ubyivugiye. Yego Gatangaye kweli. kubera icyo utangara kandi ari wowe ubyivugiye, kandi utanga ijambo no ku bandi. Yego Ruhindisha umaze kumwumva. Yego Arukunguta cyangwa se Ruhindisha Patrick. Ruhindisha ushaka kuvuga ko yaguye mu rwagakotso? Yego Ngize imana mwagigoma. ngo iki? Nakongera yita. Ngize imana mwagigoma shayi. mukahahurira ngo bagigoma mushaka kuhahurira se? Yego ijambo riracyari iryanyu. Yego radefanda iki? Imbeba burya zikunda utunyobwa cyangwa se akanyobwa k'agasama cyangwa se inyama akamashu ubundi ugiye kwica imbeba uzitega akanyobwa cyangwa se ugatega utudagara Yego cyangwa se ugatega rwagakocyo. ufata akamashu nyine ugashyiramo akanyobwa Yego warangiza cyangwa se ugashyiramo akanyama kuko abihumura neza. yego niba nyine yakomeza guhumurirwa nyine wa muhumuro w'akanyama ikaza. iyo ni imitungo iri Kongo. ibigo bya leta na sosiyete sivile byigenga usanga abatutsi n'abanyamurenge aribo bayobora iyo myanya ikomakomeyemo. Patrick ndagushuhuje, nagira ngo musobanurire neza ko usibye ko nawe ubivuga urabyirengagiza ariko urabizi nta kintu ahubwo wongera umwanzi amara inka, kuko leta ya Kongo nta kintu itahereje abo mu bwoko bwanyu, kandi ntabwo numva ko buri muntu wese muri Kongo igizwe n'amoko 450 arenga. sobanura. Muri administration muri Kongo Yego tubabarire murasanga harimo n'andi moko yandi adafite representative. yego Abajenerali muri Kongo murunzemo, nyamara kandi hari andi yego sobanura. zose ziba muri Kongo ni mwebwe bwoko bw'abatutsi muzitera buri gihe. Ese ni ukuvuga ngo muri Kongo nta yandi moko ari n'inyuma cyane y'abakene, adafite umuntu muri guverinoma, adafite umujenerali, adafite imyanya muri pariroma, adafite imyanya muri kabineti, ahantu hose ugenda mu miryango ikomeye, mu mishinga ifite ingufu, bafitemo imyanya. ibigo bya leta na sosiyete sivile byigenga usanga abatutsi n'abanyamurenge aribo bayobora iyo myanya ikomakomeyemo. N'iki leta ya Kabila itabahaye? N'iki leta ya Mobutu itabahaye? N'iki Murenganya Tshisekedi atabakoreye? bariga Ariko ntibintangaza kumva umwe mu banyamurenge avuga ngo tugomba kugira ijambo mu buyobozi. Ibyo bintu muvuga bisa naho ari arrogance, agasuzuguro ku yandi moko, bigomba gucika. Tugomba kugira imyanya ikomeye ya mbere y'ifatizo mu gisirikare. Ibyo bintu by'agasuzuguro bisa naho ari impaya kugira ngo mutegeke mu Rwanda, mutegeke no muri Kongo, mutegeke andi moko yandi yose mwasanze mu gihugu, muyategekesha ingufu, agasuzuguro, ubugome n'ubwicanyi. Ibyo ngira ngo
ngo bigomba kurangira. Nibyo abazarendo bahagurutse kugira ngo babahe isomo. Niba mudashoboye kubona iryo somo, abana banyu n'abuzukuru bazabyandika mu bitabo. Nagira ngo isaha y'uno munsi mumenye ko abatutsi mu Rwanda mugomba kumva ko muri ubwoko bureshya n'abandi bwoko yandi, bityo mugaharanira yuko igihugu cyanyu cyaba u Rwanda, igihugu cyanyu cyaba Kongo, kigomba kurangwa n'amahoro n'umutekano usesuye. Naho iby'imyanya ni muri demokarasi, muziyamamaza, abaturage nibabatora mu Rwanda muzabayobora, abaturage muri demokarasi nibabatora muri Kongo muzabayobora, ariko ni muri cy'akamenyero ko kuyoboresha imbunda. Uyu munsi mu Rwanda habarabarurirwa miliyoni zigera kuri 4.5 zimaze kwicwa n'abasirikare ba FPR. Muri Kongo harabarurirwa miliyoni 12 zimaze kwicwa n'agatsiko ka FPR kayobowe na Kagame na Kiringi mashine. Ariko none ryazima ryanyu muracyaririho yo kumva yuko muzayobora. Kuyobora mu kinyejana cya 21 binyura muri demokarasi, abaturage bakahitiramo ubuyobozi bubakwiriye. Ubwo buyobozi muri Kongo rero mugomba kumva ko mu moko 450 namwe mugomba gushyiraho inzira ya politike, mugashyiraho inzira y'amashyaka menshi, mukagaragaza ibitekerezo byanyu, ibitekerezo bikajya muri rubanda rw'abakongomani. Abakongomani nibemera ko mubuyobora binyuze mu matora, ntabwo aho ngo mbifitemo objection, muzayobora. Ariko kuyoboza intwaro ibyo byo bigomba guhagarara, bitahagarara abazarendo n'abanyarwanda aka gatsiko ka Kiringi mashine tukemera tugahagurukira urugamba tukabarwanya mwese nk'abagome b'amahoro mu karere. Murakoze. Yego ruhindisha ijambo ni iryanyu. Yego izo barazarendo rero ugenda ubyikure mu mutwe ntabahaba. muhima yakubajije yasobanuye iby'abazarendo. Ejo no gusubizaho muhima we. Abazarendo n'abana batoya cyane mubavuga mu izina gusa mukagira ngo n'abantu bahari babigereranyije. Izo ni izina. Vuga ngo leta ya Gisegeti, vuga ngo leta ya Gisegeti. Bazarendo borwana n'abantu iminsi ngahe, habe n'imunsi umwe ntiwokwira cyangwa iminsi 2. Urumva acana na wazarendo nico kintu kimwe gusa. Vuga ngo nawe wagira icyo ubwira ruhindisha. Yego Gendagira mumbarize uwo ruhindisha Patrick. Yego Koloneli. Uruhindisha mbe iyo ntambara iyo biri cyabera muri Kongo. Yego iyo bayifisemo uruhare nyabaki. Mbe yego yari umusirikare kuva bava muri Uganda. Ni Koloneli. N'ubu nambaki umusirikare naho numva banga bazarendo ngo nabana kuri bo ngo none bo ko bateye Rwanda bakarufata bagatera Kongo bakayifata. Ubu bamuciye akaguru. Batufata ugace kawo karanyagwa nawo baruhindisha Patrick. Ubisubiza icyubahiro kuba ariko barabagaya. Yego Patrick ibintu byo kwivanga mu moko mu Banyarwanda nabyo kubona umunyamurenge uko apfa ko abanyamurenge si Abanyarwanda, abanyamurenge n'abakongomani. Ikiwe ashobora kwinjira mu sosiyete nyarwanda ayinjiramo nkandi. Yego ahubwo asubire kwifatira abantu mu mutwe nk'uko yarimo arakora abantu mu gisebe. Niyo muvuga turamubwira abo batutsi benyine bumva arimo ararata kumva ngo databanye ngo wageze none nabo bazungu ariko bagenda berekana amanuze bumva ntabemera muri M23 RDF. Yego abonye tubita inyenzi zakeshe mu mutwe. Barakeshe mu mutwe cyane kuko umaze kuba wifatira abantu mu mutwe ukabafata nk'umuntu mbere butagize iki cyo umaze. Ni ukuri we ruhindisha Patrick mbere Patrick nyene hagarikiraho turakwiyamye. Muramwiyamye muri demokarasi no gusangira ijambo. Yego dusangira ijambo. Murakoze cyane mwese kwitabira mu gusangira ijambo. Yego demokarasi yihuse herekejwe n'umurindi w'Uwiteka. Icyanga cya demokarasi mucyumve.